ibyaremwe byose nibivuge gukomera kwawe Mana uri Imana ikomeye mu mbaraga mu butware n'ubushobozi ibyaremwe byose nibivuge gukomera kwawe Mana uri Imana ikomeye mu mbaraga mu butware n'ubushobozi ibyaremwe byose nibivuge gukomera kwawe Mana intebe yawe yakomeye uhereye kera uri umwami uganje ingoma yawe ihoraho ntizigera ihanguka haberamo intebe yawe yakomeye uhereye kera uri umwami uganje ingoma yawe ihoraho ntizigera ihanguka haberamo uhora ukenewe uri hejuru uri uwa mbere urakomeye uhora ukenewe uri hejuru uri uwa mbere urakomeye ijuru riririmba icyubahiro cyawe isi nayo itangaze gukomera kwawe ijuru riririmba icyubahiro cyawe isi nayo itangaze gukomera kwawe ijuru riririmba icyubahiro cyawe isi nayo itangaze gukomera kwawe ijuru riririmba icyubahiro cyawe isi nayo itangaze gukomera kwawe ijuru riririmba icyubahiro cyawe isi nayo itangaze gukomera kwawe Mana urakomeye 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 uhora ukenewe uri hejuru uri uwa mbere urakomeye uhora ukenewe uri hejuru uri uwa mbere urakomeye tukiri mwisi nta yindi mana tuzigera twikubita imbere nitunapfa ni wowe urange tuzaraga abaza dukomokaho tukiri mwisi nta yindi mana tuzigera twikubita imbere
ari wowe ukomeza umugabane wanjye ni wowe umutima wanjye wiringira iteka ni wowe ukomeza umugabane wanjye kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye ni wowe umutima wanjye wiringira kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye umutima wanjye wiringira kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye kuko ari wowe ukomeza umugabane wanjye kuko ngufite umutima wanjye uguwe neza ubuzima bwanjye buratekanye kuko ngufite umutima wanjye uguwe neza ubuzima bwanjye buratekanye ubuzima bwanjye buratekanye ubuzima bwanjye buratekanye ni wowe byose ngeneye mu buzima bwanjye ni wowe byose ngeneye mu buzima bwawe imbere yawe hari ibyishimo byuzuye ukuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose ni wowe byose ngeneye mu buzima bwawe imbere yawe hari ibyishimo byuzuye 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 mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose mu kuboko kwawe hari ibinezeza ibihe byose ntacyo nabura oya kandi nsanze ntacyo nakena oya ufite nsanze ntacyo nabura oya kandi ngufite nsanze ntacyo nakena no 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 oya oya ntacyo nabura oya kandi ntacyo nakena oya niba ufite imana Nibyo. ntacyo wabura oya kandi burya n'ukuri ntacyo wakena oya impamvu y'ubuzima birahari ubugingo bw'Imana birahari ubuzima twirukaho buri munsi mu mwanya birahari birahari ntacyo nabura oya kandi ntacyo nakena oya oya haleluya amena nibyo haleluya amen haleluya amena turi kubaririmbira zaburi ya 16 aha haleluya amen ngo nta wundi mugisha mfite atari wowe hanyuma ku murongo wawe wa 6 hariho amagambo avuga ngo ubufindo ngo bwatumye ngo imigozi igerera ku mugabane ngo ahantu haleluya ngo ni koko ngo mfite umwandu mwiza haleluya imana ishimwe hari ibyo utaboneye ku babyeyi akenshi ukajya wicara wumva uvuga ngo hari amakuru nari ngiye kuvuga y'umuntu yego iwabo basohoye mu nzu bakamwirukana aribo bari bakwiye kumuha 8 wenda n'umugabane ariko ubufindo Uwiteka yadukoreye bwatugereye imigozi ahantu Imana ishimwe nuko dufite umugabane mwiza Hallelujah. Imana ishimwe haleluya let's go wowe watanze Yesu wamuduhanye n'ibintu byose 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 twifuzaga kandi muri we bimuzuye byose kuko ubuntu twarabihawe oh mwami wa
wamuduhaye ibindi byose twifuzaga kandi bimuzuye byose kubw'ubuntu twarabihawe. yafashe imigisha yose y'ubumana iyibumbira muri Yesu iramuduha. wowe watanze Yesu wamuduhaye ibindi byose twifuzaga kandi bimuzuye byose kubw'ubuntu twarabihawe kandi bimuzuye byose kubw'ubuntu twarabihawe kandi bimuzuye byose kubw'ubuntu twarabihawe. Sawa. Oya sinakubaho sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. ubuzima utarimo mana nta gisobanuro. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. Yego. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. oya sinakuvaho oya sinakureka ubuzima utarimo nta gisobanuro. 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 igitondo wongeye ku minsi yacu yo kubaho kandi kibaye noneho turi imbere yawe turi mu nzu yawe mana izina ryawe nirihabwa icyubahiro. dore abagabo n'abagore abasore n'abakobwa abana bato twese turi imbere y'amaso yawe tugandagaje aha hantu mana ni ukuri turakwinginze kugira ngo n'ubundi wururuke haleluya uze tubane muri aya materaniro uze ube hano hantu uze twumve imirindi yawe ahangaha uze kugira neza kw'ijuru kururukira aha mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese arongera umugisha imbere y'amaso yawe. dusengeye umukozi wawe mana tumushyize mu biganza by'Imana ishobora byose. reka umwuka wera w'Imana yururukire muri we kugira ngo avuge abwirijwe nawe kandi ijambo ryawe mana rihinduke imibe nziza haleluya kugira ngo umuntu wese yunguke iby'ijambo ryawe uyu munsi. imbaraga zose zahagurutswe no kuturwanya turazirwanyije mu izina rya Yesu. reka mwami imbuto nziza y'ijambo ryawe yinjire mu mutima wa buri wese kandi haboneke kunguka rwose. icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu amen.
dukunda Yesu dukunda turi bato yaturemesheje ijambo ryayo ryonyine yaduhaye n'ababyeyi badukunda baturera neza Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye Bwana asifiwe none baba badutafunira itabi amajosi n'amaboko byuzuye impigi byose umwami Yesu yabidukuyeho nuko aduha mahoro Yesu tumukunde cyane Yesu wacu Yesu tumukunde cyane Bwana asifiwe Yesu aradukunda cyane kandi adukunda tukiri bato kuzageza dushoje haleluya yabwiye abigishwa aravuga ngo nzabana namwe kuzageza ku mperuka y'isi haleluya adukunda tukiri bato adukunda tutarabaho Yesu yadukunze tutarabaho adukunda turiho kandi ngazakomeza kudukunda iwe urukundo rwe ntabwo ruzarucuye n'urukundo rutagira inyungu n'urukundo akunda bari mu isi yose ntirurobanura haleluya adukunda turi bato aturemesha ijambo ryayo ryonyine haleluya aduha n'ababyeyi kaba ngaba badukunda sifa kwa Mungu haleluya ndishimye kongera kugaruka hano duheruka hano na korari bono twahagira ibihe byiza mu gitaramo cya nimugoroba mabaye mu gitaramo cyangwa se amateraniro ya mu gitondo ariko twaje kubafasha nimugoroba twagize ibihe byiza ejo bundi mutima numva urambwiye ngo nzaze kubasura kandi wanjemwo ntamamagara umushumba nabanje guhamagara shemu ati ndi mu modoka ariko ndebye kuri telefone nsanga afite mushumba ngo mbwire mushumba rwose bihita bihuriramo numva bihuriyemo ndavuga nti iyi ni intego y'Imana haleluya si kenshi kugera hano sinabenshi banzi uzwi na bake shemu nimuzi cyane yakuze mubona arinda aba umuntu mukuru ariko ndashima nyine ko Imana yagumye kumushyigikira kandi avuka mu muryango w'abantu bakijijwe nyina banaga na se nko muri za 70 na kangahe sinibuka ndi muto tukabana mu kiraro mu biraro nzamubwira base bakaririmba indirimbo nicaye aho ngaho nkazumva ndi umwana aho rero niho shema komoka ndashima ko ibikomeje ngewe sinagize amahirwe yo kuvuka mu gisekuru gikijijwe je nakijijwe shema arabizi inkoni iri ku mugongo kubitwa nyamara gakiza gakubitwaga kariko abantu Imana yageze ibongerera imbaraga kabongerera n'amavuta ariko ubu ngubu kabisa n'uburenganzira bwa kiremwa muntu uyu mwana ntumukoreho bigatuma akora nibidakorwa ariko kera inkoni ku mugongo twe twakijijwe inkoni ziri ku mugongo bakubita ariko twabikomereyemo kuva muri 80 ejo hogeze 81 ndabatizwa n'ubu ndacyahagaze haleluya kandi intego nimwe no kuzasoza intego yacu no gusoza intego yacu nta gusubira inyuma birimo ibyo tunyuzemo mu myaka 40 ntekereza n'indi 40 niza ntabwo aritwe tuba twigezemo twenyine nakarebo yaravuze ngo zambaraga nari mfite cyagi ngo na n'uyu munsi ndacyazifite
kandi utanga finansema y'izo mbaraga aracyahari. Iyabanye na bakarewe izakomeza ibane natwe. Sifa kwa Mungu. Kandi iravuga ngo sinzabareka, nzakomeza mbane namwe. Haleluya. Ndashima rero ko tubanye namwe muri iteraniro ryo kuri Sejemu. Nageza mpumva amakuru ndanahazi gutya tuhanyura, ariko mu guterana mu kuganira no gusengana bitewe n'imikorere y'amatorero n'ubuyobozi ntabwo bikunda kwemera, ariko Imana duciriye akanzu. Ejo bundi baratubwiye ngo dusaba amakonji, bamwe bashaka kuvuga atari kwizikonji harya zikonji, ariko noneho iyi konji yo yambereye nziza birenze, yambereye nziza. We ndasaba iyindi mu mwaka uza kuko ziratuma tugera ahantu, ko turagera ahantu aho tutanazi tukahagera tukumva ibyishimo by'aho hantu. Ndatinze dusoma amagambo dukurikije igihe. Ndasoma amagambo atari menshi, make cyane, kuko turagenda tuganira no mu rya mbere mu rya kabiri kugeza mu rya gatatu. Turasoma Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 8. Naho gusa dusoma, andi turagenda dusoma hirya mu gihe muri iteraniro. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 8. Turaganira ijambo ryitwa kwizera. Uyu munsi niryo nshaka ko twibukiranyaho. Haratubwiye ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye abo musuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwa ibyasezeranijwe. Kuko yategerezaga undi mudugudu wubatswe ku rufatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. 11. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo kwijuru kuba nyinshi, kandi n'abangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Uko no kwizera. Haleluya. Nashatse ko twibukiranya abakristo, ntabwo ari twe twenyine dukijijwe muri kino gihe, hari n'abandi batubanjirije. Haleluya. Dufite abandi turiko twigiraho uko bagiye bizera Imana, uko bagiye bakorera Imana mu myaka yabo no mu binyejana byabo. Hari kibazo nza nibaza. Urebye iyo dusomye mu isezerano rya kera, rizatubwira umuntu wa mbere cyane wagaragaye nko kwizera ni Aburahamu, niwe zivuga. Nyuma ya Abeli ukaza no kuri Nowa, abagabo baza bavugwa, ariko cyane baje kugeza kuri Aburahamu bigatinda cyane, bakamuvugaho cyane. Haleluya. Nabano bazeye Imana, bizera Imana batarayibwirijwe. Nowa nta muntu wigeze amubwiriza, ahubwo yabwirijwe n'ijwi ryo mu mutima. Ijwi ryo mu mutima iryo ryamubwirije, yumvira Imana, yemera Imana, akora iby'Imana yamusabaga byose, abwirijwe n'umutima we. Sifa kwa Mungu. Ni nayo mpamvu umutima w'umuntu burya ni nawe Imana izashingiraho icira umuntu urubanza, waba ukijijwe waba udakijijwe. Burya abakijijwe abadakijijwe bagira umutima ubacira urubanza ku byo bakoze. Ni nawe mpamvu Imana ngo izacira umuntu urubanza ishingiye ku mutima nawe. Nowa yumvira Imana, yubaka inkuge. Bibiliya imuvuga ngo yumvira Imana. Muri icyo gihe aba ari ukiranuka muri icyo gihe. Sifa kwa Mungu. Twaje kugera kuri Aburahamu. Aburahamu Imana iramuhamagara muri Uriya Bakaruda.
uyu mwanditsi aravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, sifa kwa Mungu, imuhamagariye kuja aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi agenda atazi yayo, agenda atazi yayo. Imana iramuhamagara ngo haguruka Aburahamu. Aburahamu arahaguruka ngo agenda atazi yayo, ariko busoreye kwari ukwizera. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Icyerekezo cye n'umurongo we n'umuntu n'icyariko kimuyobora n'ukwizera. Kwizera kuramuyobora, kuramujyana. Haleluya. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, sifa kwa Mungu, imuhamagariye aho yaragiye kuragwa, ngo nuko agenda ngo atazi yaje, ngo kuko yatekereje ngo iyo muhamagaye, sifa kwa Mungu, ibyasezeranijwe n'Imana bizatinda kandi bigasohora. Agenda atazi yaje, ariko ayobowe n'iki? Ubu nyine wababaza impamvu mwicaye hano. Umuntu wese yayivuga. Mwese ntimwayivuga. Umuntu wese wamaze se uje hano gukora iki? Waje muri iki gitondo cya none, ubu muri rukerera uje hano gukora iki? Niki cyakuzanye? Mwakagombye kuruhuka. Imwe mugize iminsi mukora. Ariko kwizera kubarimo kurakubwira tambara vuba we, masaha yageze. Sifa kwa Mungu. Ikibarimo kirababwira ngo byuka wa mugore uratinze ndagiye. Nuko kwizera kuturimo. Haleluya. Ubu twizeye Imana. Ejo naratangaye. Muri Pasika twagize ibihe byiza biteye ubwoba. Tumererwa neza. Ukazugira ngo wari uhari umunsi Yesu bari kubamwica. Bamutera imisumari. Ngiye imisumari. Ngibe abandi bazanye icumba bateye mu rubavu. Ngo wa wundi nabaraje akozeho. Abandi bagize barya. Kugeza ubwo bamumanura baramujyana epfiri kuzimu. Ukaza wumva kuramanukana nawe. Sifa kwa Mungu. Kandi mwibuka yuko Yesu bamaze kumanura mu kuzimu ngo harakanama kaje kihuta. Ngo baravuga bati rero mwibuke yuko nubwo apfuye, ariko mwibuka amagambo yigeze avuga, yaravuze ngo ku munsi wa gatatu azagira gute? Batazazuka. Bati none abasirikare bazi kurinda, bati ni mwirukanke. Ako nama kabereye kwa Pilato. Pilato aravuga ati mugende mukoro ko mubyumva. Ngo baragenda baje kurinda. Bariko bavuga ayo magambo. Twari ko twibuka ayo magambo kuri Pasika, ukagira ngo wari uhahagaze. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Umuntu yazagira ngo arahahagaze. Hanyuma ngo ku munsi wa gatatu ngo agira gute? Arazuka. Ngo amare kuzuka ngo aragenda ngo yereka abigishwa. Arabwira tumva rero mwari mwagize ubwoba, ariko nanesheje. Kandi reka mbabwire n'ikindi, ngize imfunguzo. Sifa kwa Mungu. Bati cya gatatu nahawe izina. Haleluya. Nahawe idaraka, nahawe ubutwari. Sifa kwa Mungu. Nanesheje. Uwo mugabo niwe twakurikiye. Sifa kwa Mungu. Ni uri mu gutuma tuzinduka mu gitondo. Ejo buri nagiye mu mvura iri kwinyagira. Umuntu yazagira ngo none bagiye ko mu kazi. Iyo umuntu agiye mu kazi uzingura hembwa nk'ibihumbi nka 200 niho ugenda unyagirwa. Ariko ejo buri nagiye nyagirwa napfuye. Impamvu nari ko ngenda ni ibintu byari bindimo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kwizera niko ngo kwatumye Aburahamu ngo agera mu gihugu yasezeranijwe n'Imana. Ngabo musuhuke. Ngo akigezemo Imana iramwiyereka, ngira mwihishurira, ngimwereka undi mudugudu. Sifa kwa Mungu. Ngo bituma tubaka mu gihugu yasezeranijwe. Ngo kuko yabonaga undi mudugudu ngo w'Imana yubatse irawurema. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ngo kwizera ngo ageze mu gihugu yari yarabwiwe n'Imana ndiyacyubakamo. Ngo kuko ngo kwizera kwamweretse undi mudugudu. Hari undi mudugudu tuzajyamo. Sifa kwa Mungu. Abizeye Imana hari undi mudugudu tuzabamo. Haleluya. Ngo kuko tudafite umudugudu uhoraho, ariko dufite undi mudugudu. Sifa kwa Mungu. Hari ikindi gihugu tugiye gutahamo vuba vuba hangaha. Itorero rigiye gutahamo. Haleluya. Kuko byavuzwe n'Imana. Bitinde bizagira bite? Bizasohora. Hepfo twasomye haratubwira ngo kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaragize gute, nubwo yaracuse. Kwizera kurarema.
Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kwizera niko kwatumye ngo Sara abashishwa gusama inda ngo nubwo yaragize gute. Kandi burya Sara ntiyaracuze rimwe, yaracuze nka kabiri. Ukurikije imyaka yabyariyeho yaracuze kabiri. Gucura mbanza ari nko muri 45 hafi aho ngaho. Ni nkaho cyangwa muri 50. Ariko isezerano ryasohoye ageze imyaka 90. Sifa kwa Mungu. Aravuga ngo nubwo tugeze aha ngaha ariko turacyategereje ibyambo Imana yavuze, kuko yavuze niyo kwizerwa. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Ngo kwizera niko kwatumye ngo umuntu wari umeze nk'intumbi ngakomokwaho. Uzi iryo jambo icyo rishatse kuvuga? Uwari umeze nk'intumbi ninde? Ni Aburahamu na Sara. Buriya uburyo bwo kubyara bwari bwararangiye. Tibwari bwararangiye? Haleluya. Uburyo bwo kubyara kw'abantu tubona, ibyo dutekereza aho umuntu azabyara, umuntu akabyara akavuga ati uyu mama nyine yabyara nka 40. Buriya na 40 ni upfa kubyara, na 50 ubyaye nte titwavuga ko ari ishyano ribaye. Ariko se muri 70 no muri 80 ubwo tuba tukivuga ngo umuntu aracyabyara. Ni nayo mpamvu ngo bageze babwira Aburahamu batariko se buraha ubu koko atari ubuyobe uyu mugore ubona kibyaye. Ese we buracyabyayo 190. Umwe afite 100 undi afite 90. Ngo Aburahamu ngo agatekereza atari ko ati bano bantu ibintu bariko bavuga wasanga ari byo. None ngo asohoka hanze ngo akunamura amaso ngo akabona inyenyeri. Ngakibuka ijambo Imana yamubwiye. Sifa kwa Mungu. Iramubwira ngo mu rubyaro rwawe ngo hazokomokamwe abangana n'inyenyeri. Ngo yashika mu nzanga akababwira tumva nubwo muri ko mubwira ayo magambo ariko ngeze hanze nibuka isezerano ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Imana izikora mu gihe abantu babona bitagishobotse. Sifa kwa Mungu. Igihe mubona byanze Imana izikora, kuko Imana izitambuka urugero n'ibitekerezo by'abantu. Imana ntizikora ukibasha gutekereza ukavuga ngo byogenda bitya. Haleluya. Niyo mpamvu Sara yabwiye Aburahamu aramubwira tumva reka nkubwire inama mu myaka 90 nawe urabona ko bidashoboka, ariko hano hepfo uyu mwana dufite w'umukobwa wamubyaraho umwana hanyuma iby'Imana yavuze bigasohorera muri uyu mukobwa. Aburahamu yumvira umugore aho kumvira Imana. Ngaragenda ngamubyara umwana w'umuhungu. Amaze kumubyara umwana w'umuhungu Imana iramubwira ngo ya ntabwo aruriye, uwo ni uwanyu mwashatse ariko uwanje arahari. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uwanje arahari, uwanje arahari, uwanje arahari. Sinza mvuga ngo aracuze, nje sinza ngenda ngo umugore yaracuze nubwo yaba afite imyaka 99. Yewe isezerano n'ijambo navuze rizatinda ariko rizasohora. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iki Imana yatubwiye kizagira gute? Kizasohoka, kizasohora igihe cyacu. Kwizera. Sifa kwa Mungu. Bibiri izivuga ngo utizera ngo ntashobora kunezeza Imana. Bavandimwe torero ryo kuri seje ikino gitondo ca none icyo nabibutsa dusaba Imana itwongerere kwizera. Sifa kwa Mungu. Ndibuka abigishwa bari kumwe na Yesu bagenda bahura n'imiraba, bagenda bahura n'imiyaga, bahura n'intambara. Dore ko muri urugendo abantu batangiye bafite intambara, basoza bafite intambara. Barutangiye bafite ibigeragezo, basoza bafite ibigeragezo. Nta gakonji, nta kantu kabaho, nta koroherezwa kubanywa muri urugendo, nta kubaho. Dutangira mu ntambara tugasoza mu ntambara. Sifa kwa Mungu. Kuko dufite ibintu bitatu biturwanya. Turwanwa n'umubiri, tukagwanwa n'isi, tukagwanwa na Satani. Aho Satani kurwanyiriza hariho hose ukomere uzamure kwizera. Sifa kwa Mungu. Abatangije runo rugendo b'Aburahamu banyuza hakomeye ariko bafashishwa no kwizera Imana. Niyo mpamvu na Paulo yavuze ngo ikigeretse kuri ibyo byose ngo mutware kwizera nk'iki nk'ingabo. Mutware kwizera nk'iki, mutware kwizera nk'ingabo. Sifa kwa Mungu. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana, bishobokera bizeye. Sifa kwa Mungu. Abizeye Imana bazatambuka. Sifa kwa Mungu.
abaheburayo hepfo haravuga ngo abo bose bapfuye bakikizera ngo bari batarahabwa ibyasezeranijwe. Sifa kwa Mungu. Ngo ariko babiroraga ngo biri kuri ngo bakabyishimira ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Hepfo hazahavuga ngo nico gituma Imana itazikorwa n'isoni ngo zo kwitwa Imana yabo ngo kuko bayinejeje. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kuko bayinejeje. Muri uru rugendo ikizadushoboza abakristo b'iri torero n'ukwizera Imana. Sifa kwa Mungu. Dufite ibihe bibi. Dufite ibihe bibi bikomeye cyane. Abantu bari mu gushaka ngo babone Imana ngo ari uko bariye. Ngo babonye ibitangaza ngo barye ngo babone imyenda babone akazi keza. Imana ntituyirebera mu kazi. Ugafite utagafite n'Imana. Niyo mpamvu abantu bari kwirwanga mu muhanuzi ngo uba nkumbwira ngo mbwira gutya ngo ibyo abahanuzi oya. Ubuhanuzi buruta ijambo ry'Imana n'ubu. Ese icyo bazaguhanira umutima utazi nikiye. Simba upinze suko butabaho ariko bahanure badahanura twizeye Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Urugendo twararutangiye. Ntakurureka. Sifa kwa Mungu. Kwizera niko kuzadushoboza. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera ngo igisigaye ni kimwe mbiki kamajya gukiranuka. Haleluya. Abakristo icyo nabasaba igihe tugezemo ni igihe kidusaba ko Imana ko yatwongerera kwizera ikatwongerera kwizera. Sifa kwa Mungu. Niko kuzatunyuza. Aha kuko dufite undi mudugudu uyu ni umudugudu udafite garanti ariko hari undi mudugudu. Sifa kwa Mungu. Uwimana yubatse ikagira gute ikawurema. Sifa kwa Mungu. Hari undi mudugudu duha Imana icyubahiro. Haleluya. Uzajanwa n'abizeye. Abantu bari kubona amaviza ngo bakaja muri Amerika. Bakaja ngo muri Amerika bakagenda yego. Amerika ntabwo tuyanze. Nta kibazo dufitanye na Amerika. Ariko se uri mu kujana kwizera? Aho turi mu kujana agakiza urira indege washyika hanze agakiza kakarambika. Mu burenganzira bwa kiremwa muntu. N'ubwa kiremwa muntu. Ariko si uburenganzira bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo wikorere umusaraba. Unkurikire kandi wiyange. Uyafite amafaranga utayafite wikorera umusaraba. Kwikorera umusaraba so kuba mu bukene ariko no kwikorera umusaraba bijanye n'ubushake bw'iki kujana n'ubushake bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Kujana n'ubushake bw'iki bw'Imana. Imana ikakubwira ngo kandagira aha ukakandagira aha simpa kandagira aha. Reka nsoze mbabwira mu Kristo ageze mu nzira nabyiringiro ngo bageze ahantu ngo babone umugabo ngo ufite ishati yiki ngo y'umweru. Mukristo abwira mugenzi ati tubonye umugenzi uje mu byo guca mu ijuru. Bati kandi yambaye ishati y'umweru. Bati dore nguriye. Byiringira atari ko buriya ntiyabayobye. Batese twabwirwa n'ikayobye ngo bakandagira mu nzira. Bava mu yo bari barimo bakandagira iyo wa mugabo yanyuzemo ngo basanga n'ibirenge byabo ngo byoroshye ngo bakandagira ahantu ngo bumva bimeze neza ngo bumva biroroshye. Baravuga bataha ahantu naha. Byiringira atari ko mukirisi ntituyobye. Bati twayoba gute? Afite ishati y'umweru. Bati cya kabiri inzira ntifite amahwa nkiyo dufite ngo bigiye imbere baramukurikira. Batese mugabo uraje hehe? Bati ndaje mu rurembo rwo mu ijuru. Bati ndiwumva se? Bati tugende. Baragiye ngo bigira imbere wa mugabo arahanuka agwa mu mwobo umwijima urabafata ubafashe. Byiringira abwira mugenzi bati sinakubwiye tubona ko twayobye. Mukristo ngaracicika aramubwira ngo rusubukuru ngariko nari nkwiye kugukubita ngo bisayura bagaruka. Nibwo bayobye baje kugihanda bwihebe. Bagezeyo kirabafata ngo kirababwira ngo ejo nejo bundi ngo muziyahure ngo hari abantu bari bigeze bigira bene ibyo ngibyo ngo barabagenzi ngo baje mu ijuru nkama ngo dore imirambo yabahire dore ngiye aha ngaha none namwe ibyo ngibyo mugende mubivemo mubireke munkorere. Bataho sinakubwiye. Abantu bakurikiye amashati y'umweru. Dufite amazina yitwa ubukristo yitwa ibiki atariyo azakugusha ahantu kuzavayo bizakugora kuvayo kuzakugora ariko dukwiye kwikorera iki umusaraba tukiyanga. Haleluya. Abantu bari mu gushaka ngo bishimishe bashimishe n'isi kandi bagenda uko babyumva bambara uko babyumva bavuga uko babyumva yerererererere byose babyirundemo no mu nzu y'Imana nuko ntibikunda.
agakiza kakurimo hari ibyo katemera, agakiza kakurimo hari ibyo kanga, waba uyafite utayafite, ariko tuyoborwa n'agakiza. Agakiza hari ibyo kanga. Nimba uri umukobwa, tindi ni umukobwa mwiza, barabizi uramaze, uri mwiza nye, uri mwiza se wikoreye umusaraba. Ushobora kuba ufite ubwiza bw'umubiri bw'imwisi, ariko udafite ubwiza bw'Imana. Nayo mpamvu uzaza ubona n'abadafite amashuri bariko bashakwa, wewe uri aho ngaho, nuko nta bwiza bw'Imana bakubonamo. Ariko wa wundi ubona ngo nta gasura, yuzuye ubwiza bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Bagira batyo bakabona kuri ya rutare, bati Chantal naze tumwerekane. Ugasanga dati vuri hariya undi wirata amashuri na za diplome ari hariya, ugenda unezeza umubiri wiwe n'agatuza n'imyambaro. Tugira imyambaro itavuga ubutumwa, tugira imyambaro itavuga ubutumwa, tugira karakiteri n'ingendo zitavuga ubutumwa, ariko umukristo agomba kuvuga ubutumwa n'imyambaro ye. Sifa kwa Mungu. Uko wambaye kukavuga ubutumwa, uko utambuka bikavuga ubutumwa. Timukaba bavuga ubutumwa baha ngo ni mushika hirya ngo muse no hirya, ariko dukwiye kwikorera umusaraba. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mu gitondo tukawikorera, saa sita tukawikorera, nijoro turyamye tukawikorera. Umusaraba niyo bendera ya ryacu. Sifa kwa Mungu. Wazunyura ahantu bakavuga batuye n'umurokore. Imana itugiriye neza, tugiye gusenga Imana. Mwene data, uracyafite kwizera? Abigishwa baravuze ngo data we twongerere kwizera. Ndagusaba iki gitondo cy'uyu munsi Imana ikongere kwizera. Zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Zamura ikiganza cyawe. Kwizera gushobora kuba kwaragabanutse, ariko ndakwinginze waragabanukiwe kwizera. Ibigeragezo birahari, ariko zamura ikiganza yewe. Nabigishwa barabivuze, baravuze ati Mwami Yosuwe ati kwizera kuranze kuradushiranye, ariko Yesu aravuga ngo abongerera kwizera. Haguruka tugusengera Imana. Haguruka mushiki wacu, ijira hejuru, haguruka tugusengera Imana. Nawe mwene data, tambuka hano tugusengera Imana. Tukwingingira Imana, tukwingingira Imana. Imana ikongerere kwizera. Aho tuja naho duhagaze harakomeye, ariko tuzafashwa no kwizera. Tambuka tugusengera Imana. Wogejwe na Yesu, watunganijwe na maraso, hari ubwo wakuwagije amaraso, mesi imyambaro. Tambuka. Wogejwe, wogejwe na Yesu. Mupfukame rero. Rwena maraso, hari ubwo yakuwagije amaraso, si imyambaro ya wirera. Mana data, se umwami wacu Yesu Kristo, wadusezeranije ko tuzagutabaza ukadutabara. Tukweretse bene data bashiki bacu, abana bacu Mana, ubongerere kwizera. Iki gitondo cy'uyu munsi Mana, ndabakweretse aba bana, ubongerere kwizera. Urugamba rurahari, ariko nta kindi cyadushoboza n'ukwizera, kuko iyo abanye n'abatubanjirije izakomeza ikabana natwe. Iyo abanye na Aburahamu mwitangira no mwisoza, Mana nizabana natwe. Turabasengeye, ubaho umugisha kandi ubagirire neza, ubambike imbaraga, ubongerere kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Twahaguruka abakristo twese tugasenga Imana. Wogejwe na Yesu, watunganijwe na maraso, Mana data, se umwami wacu Yesu Kristo, iki gitondo turagushimiye ijambo duhaye ritwibutsa Mana kwizera. Mana utwongerere kwizera mu rugendo. Urugamba rurahari, ariko twambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dukomere Imana bashika ubwijambo ryayo tuvuye kumva. Mana y'umugisha, umwigisha w'ijambo ryayo. Munyemerere tuzamura ibiganza twese tumurambureho ibiganza tumusabire umugisha ku Mana. Imana imumugisha mu izina rya nde? Tugeze mwanya mwiza wo gutanga amaturo ndetse n'icyacumi. Reka dusabe n'ubundi Benayo batambuke badufashe muri uwo mwanya.
hanyuma natwe tubitegure neza. Ndabizi neza kuba waje wabitekereje kugomba gukorera Imana utanga amaturo y'umutima ukunze ndetse n'icya-10 byo bibiri imbere yanyu. Turabikora duhagurutse, tubikore duhagurutse kuko tugiye guhagarara akanya gatoya hanyuma dusoza iteraniro rya mbere. Muranyemere duhaguruke, ariko unaniwe yicare, unanirwa yicare. Ndareba bananiwe na hishurirwa dusheho kukumenya umva icyo ngusaba umva icyo ngusaba n'umwuka ubwenge no guhishurirwa dusheho mukoreshe momo pay hanyuma mukomeze mutanga amaturo. Twiyambure ibitari by'Imana twambara umwenda wera, iby'Imana birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi. Twiyambure ibitari by'Imana twambara umwenda wera, iby'Imana birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi. Twiyambure ibitari by'Imana twambara umwenda wera, iby'Imana birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi. Umva icyo ngusaba n'umwuka ubwenge no guhishurirwa dusheho kukumenya. Amen. Murakoze cyane, mwaririmbye sinzi ukuntu mwaririmbye mwitonza noneho cyane, kandi muzi ko nkunda kwihuta, murabizi. Kurya kabiri suku turirimba pe, ibyo byose simbyemera. Tugeze mu mwanya mwiza kumva amatangazo ndetse tunatanga na ryaturo ryacu ry'inyubako, ariko mureke mbabaze gutya. Ngaho ni mundebe iminota umwe gusa. Matiya ndeba. Buriya niki gitera gusuhuka. Kuba umusuhuke niki kibitera mu buzima? Inzara ibatewe niki? N'amafu. Iyo ahantu habaye nk'amafu, siko babyita. Nigeze numvika yonza bavuga ngo habaye amafa hirya aho ngaho mu mirenge, abaturage baho bagasukira mu yindi mirenge. Buriya abantu bagiyeyo ntabwo bashika ngo bature, bicara bategereje kumva ko iwabo imvura yaguye. Sibyo? Akavura ka mbere bahita bamenya ko kaguyeyo, abambere bakuru bagahita bajya guhinga kugira ngo bazacure imiryango yabo basanga hari ibiryo. Igitera kuba umushitsi mu gihugu niki akenshi ni intambara. Ni muzi n'abagenda muri Amerika badafite ibyangombwa, bagera bakavuga bati twari dushize. Abazungu rero abazungu banza nabo badakunda kubwira ukuri neza, nubwo bagukunda. Iyo babeshe niho bemera, wababwira ukuri bakanga. Bigatuma rero abirabura nabo kubera gushaka kujya Buraya no muri Amerika bababesha bakabemeza pe bati turashize inkovu banana barantemye ndiruka ndabacika. Iyi ni inkovu yuko baguti ati dore ko bangize ya bazungu bati yarapfuye ni mu murokore. Nari bivuze ngo igitera ubushitsi mu gihugu, umuntu kuba umushitsi mu gihugu nuko buri uhuza intambara. Igitera kuba umusuhuka nuko uhuza inzara. Singiye kubitindaho, ariko nari mbivugiye Abrahamu ngo yabaye nk'umushitsi n'umusuhuke
mu gihugu yari afite uburenganzira bwo guturamo kandi atuje kandi yari atunze. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma mureke twakira umushumba wacu wadufashe muri uno mwanya arahita nasoza. Asigaye iminota myinshi pa. Igihe cyarapfuye nticyazutse pe. Reka twinjire muri uyu mwanya wo gukorera Imana twubaka inzu y'Imana, kandi reka tubanze dushimira Imana tuyikomeye mu mashyi cyane. Aho igejeje ikora ntago ari kubw'imbaraga zacu, ni kubw'imbaraga z'Imana. Nkuko biri kugaragara rero, amafaranga yo tuzayatanga mpaka mu gihe Imana yaguhaye umugisha, ujye ubizirikana uyazane. Wahembwe, wabonye umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mujye muzana amafaranga kwa Mana. Imana izabyibuka. Ibyo dukorera abantu barabyibagirwa, ariko ibyo dukorera Imana irabyibuka. Mujye muyazana rwose mwishimye. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze aho mukuye, Imana ihongere. Imana iguha umugisha. Nanjye bigenze gute? Umugisha, Imana ibaha umugisha. Yego murakoze, Imana ibaha umugisha mwinshi. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Yego Imana ibaha umugisha. Abana muba mutangiye, Imana ijye ibaha ubwenge bakuze. Imana ibaha umugisha. Korera Imana nta gihombo kibamo. Imana ibaha umugisha. Bashiki bacu, Imana ibaha umugisha. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Yego Imana ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Aho mukuye, Imana ihongere. Umuntu udafite icyo gutanga ajya avuga neza inzu y'Imana. Inzu y'Imana tugomba kuyubaka mu mahoro yuzuye, nta rusaku. Ariko mu gihe hari icyo Imana yaguhaye, ujye ukizana. Duharanire yuko iyi nzu yayo yakuzura kandi izaduha umugisha. Reka dukoreshe na telefone zacu. Umuntu ufite telefone iriho amafaranga, atari itike, atari ikibazo afite, ari bujye gukemura, ukaba ufite amafaranga kuri telefone, ni umugisha ukomeye. Fata telefone yawe rero. Imibare tuyijyamo, ariko iyo twageze kwa Mana, imibare yose ni Imana iyijera. Ushobora kuba ufite amafaranga menshi ariko nta kugira umumaro, ariko muri bike Imana iba yaguhaye, iyo wubatse inzu y'Imana, Imana irakubaka nawe kandi ikagushyigikira ikanakubakira. Dushyiremo ya mibare ibanza rero, dushyire kuri telefone. Turasabwa amafaranga menshi, ariko mu ijuru amafaranga ariyo, kandi Imana igiye aha abantu bayo. Ibi ntago bizadutera isoni kubivuga, tuzabivuga buri munsi. Akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri. Iyo ni ya mibare ibanza. Noneho kode rero ni 07 kangahe? 91 kangahe? 56. Mubivuga mukanda, ariko noneho rero kiriho amafaranga yanyu. Korera Imana nta gihombo kibamo. Mwayohereje se? Ayanjye yagezeyo. Imana imumugisha. Telefone ko zitavuze, mwakuyemo ijwi risakuza. Reka mbibutse kode, imibare ibanza yo muyishyiremo. Kode ni 07 91 56. Ukohereza kwa Mana, Imana ikaguha umugisha. Murakoze cyane. Aho mukuye, Imana ihongere. Reka twihute tubagezeho amatangazo dufite muri kino cyumweru. Itangazo rya mbere dufite muri kino cyumweru nuko Imana ari yacu. Haleluya. Imana ni yacu, ni yacu. Iki cyumweru dusoje twabonye ibintu bidasanzwe,
kandi ni ibintu Imana yavuze aha kera irangije kubivuga, kubera ko muri gahunda zayo yo ntago yibagirwa nkatwe, ahubwo igikurikirana ijambo yavuze yararikurikiranye. Rero yavuze ko ahangaha izahashyira amasoko. Haleluya. Kuwa mbere mu cyumba cy'amasengesho cyo kuwa mbere, aha twabonye Imana. Aha hakoretse ibintu, hari ibihe byiza, hari imbaraga z'Imana. Mujye murangira abantu ahantu hari amasoko bazi kuvoma. Kuwa mbere hari ibihangaha, ndabibatuye. Nujya ubona umwanya wabonye konje mu kazi, cyangwa se hari umuntu ushaka gusenga, ujye umwohereza ahangaha kuwa mbere. Kandi n'ejo kuwa mbere hari abigisha batumiwe. Mbese hari ibihe byiza by'amasengesho. Nimuze dusenga Imana irimo iravuga ibintu bikomeye, kandi abantu barimo barayisenga irimo irabaha n'imbaraga, ikabaha n'uburinzi, ikabaha no kwizera. Mwumvise ko muri uru rugendo dukeneye intwaro yitwa kugira gute? Kwizera. Imana irimo iragutanga mu masengesho. Ejo kuwa mbere muze kare, aha haba hari ibihe byiza. Naratangaye kuwa mbere, umuyobozi yakiriye abakristo, abantu bidekaraye kuwa mbere mu cyumba cy'amasengesho batari abahangaha. Hahagurutse abantu barenga 150. Bavuze ko ari abakristo b'icyumba cyo kuwa mbere gusa, baba mu yandi matorero hirya no hino, ariko kuwa mbere ni abakristo baha. Aha hari ibihe. Nimuze ejo kuwa mbere muzaze rero. Kandi dutangira burakeye. Aha burakeye ahangaha Imana yafashe icyemezo gikomeye, nubwo niza ahandi zibamo, ariko iba yahageze kare cyane. Abantu basenga muri burakeye bataha barimo baraseka. Imana yabahaye ibyishimo n'umunezero utamenye uko bimeze. Wowe urimo urasinzira cyangwa wabuze ibitotsi, urimo uragaragurika mu buriri, ngwino byuka uza ahangaha gufata icyayi cya mu gitondo, ujye wirirwa neza. Saa 11:15 kugeza saa 12. Kwinjira ni ubuntu. Eneste mwashyizeho amafaranga. Kwinjira ni ubuntu, bakaguha n'intebe bakakwakira. Kandi uzi ko hari ahantu batajya bakwakira, ariko kwinjira ni ubuntu bakakwakira. Aha muri niba ture rero ibintu birakaze, kandi Imana irahari. Uko wabangana kose Imana yabasezeranyije ko izajya ibaha umunezero, barawutahana. Abagabo barasenga kuwa mbere nimugoroba saa 12. Kuwa kabiri ababyeyi bazasenga. Kuwa gatatu hasenga urubyiruko ku manywa. Iki cyumweru rero ni icyumweru kidasanzwe, kuko ni icyumweru gisoza ukwezi. Tuzakira ifunguro ryera. Uko giterera iki cyumweru, guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatatu, abaririmbyi bazaba bafite umwanya wo gukora amarepetisiyo. Ariko guhera kuwa kane tuzakora amasengesho y'iminsi 2. Mwabyumvise? Amasengesho y'iminsi 2 ateye atya. Dufite inyigisho tuzigishwa kuwa mbere, tuzigishwa kuwa kane ku manywa na nimugoroba, ndetse no kuwa gatanu mu mpinduka. Kandi tuzaba dufite umwigisha Kayitare Jean Baptiste, wa mugabo Imana igikoresha, udafite amaso y'umubiri, ni impumyi ntareba, ariko amaso y'umutima arareba. Muri kino cyumweru twarabanye, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye. Abantu benshi bakize indwara kandi zikomeye, mwarabibonye. Iki cyumweru rero hari ibintu Satani asigaye atega abantu b'Imana, izo ndwara z'amayoberane n'izindi ndwara zitandukanye. Turi kubwira Imana ngo ni zikureho mu izina rya Yesu. Ubwo rero hazabaho inyigisho ariko no gusengera abarwayi kuwa kane mu cyumba cy'amasengesho cyo kuwa kane. Bizaba bidasanzwe, tuzabana nawe. Kandi na nimugoroba kuri uwo munsi wo kuwa kane nabwo hazaba hari amateraniro y'umugoroba azasozwa saa 3 z'ijoro. Tuzaba turi kumwe nawe. Kuri uwo wa kane hazaribamo korali Impanda na korali Maendeleo. Kandi kuwa gatanu ku manywa abashyitsi n'inshuti z'itorero tuzongera kubana nabo kuwa gatanu nimugoroba saa 11:15. Nabwo tuzaba turi kumwe nawe gukomeza saa 3, ariko mu gitondo ni abanyetorero gusa. Hari inyigisho z'umwihariko
kandi ayo masengesho yo kuwa gatanu tuzasengera hano hepfo mu rusengero rutoya. Bazaba basashe imikeka, tuzafata igihe cyo gusenga Imana, dusenge, dufite byinshi byo gusengera. Abaririmbyi bose bazaza nk'abakristo, tuzakoreshamo korali z'ibyumba, korali z'icyumba cyo kuwa mbere na korali y'icyumba cyo kuwa kane. Abandi baririmba mu yandi makorali kuwa gatanu ku manywa bazaza nk'abakristo dusenga Imana. Abashyitsi n'inshuti z'itorero tuzakomezanya nimugoroba kuwa gatanu saa 11:30. Tuzabana na korali kuri uwo wa gatanu, tuzabana na korali Goshen na korali Betifag. Kandi kwigaburo ryera saa 8 kuwa gatandatu dusoje umuganda saa 8 tuzaba twegera ifunguro ryera, tuzabana na korali Nayot na korali Herumone. Ku cyumweru ku itariki 30 dufite igiterane cyateguwe n'itorero rifatanyije na korali Goshen. Iki giterane kizaba ku cyumweru, tuzaba dufite korali ya korali giririmba ngo ntiyaryama twashira. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba tuzaba dufite igiterane, muzaze kare. Kandi kuri izi tariki 30 tuzatanga ituro ryo gufasha abakene. Abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ariko tuzatanga iryo turo ryo gufasha abakene. Ejo twarabatije kandi twagize ibihe byiza mu mubatizo. Abantu babatijwe bitegure kuzekera ameza y'umwami kuwa gatandatu saa 8. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Andi matangazo turakomeza tuyavuga mu iteraniro rya kabiri n'irya gatatu ndetse no muri kiriya cyumweru, ariko kuko dufite abashyitsi tugomba kwakira abashyitsi. Abo muri protokole bazane igiseke. Korali kuyakira ni umugisha. Ni abaririmbyi benshi kandi bazirirwa ahangaha. Saa 6 tuzabakira, tubahe amazi yo kunywa. Nibyo koko nubwo amakorali yitanga mu buryo butandukanye, ariko nk'itorero natwe tuba tugomba gushyigikira iki gikorwa cyo kwakira abashyitsi. Kandi dukomeje gushimira abakristo ba CGM n'abashyitsi bacu, inshuti z'itorero, mwamajije gusobanukirwa neza gukorera Imana. Bazana icyo giseke rero, nibutse abantu bagize inama mpuzabikorwa izaterana ejo kuwa mbere saa 12:30 kugeza saa 3. Ejo saa 12:30 kugeza saa 3 dufite inama mpuzabikorwa. Abifuza kuyizamo tuzabakira kuko dufite ifunguro ryera kuwa gatandatu. Reka turange abageni batangiye umushinga w'ubukwe. Umusore witwa Habumugisha Emmanuel yaje, nahaguruke natambuke azangaha. Habumugisha natambuke azahangaha. Iradukunda Françoise, umukristo wacu, genda umuzana aho ari, genda ushaka aho ari. Yego Françoise, ntuhaguruke, hari igihe ariko wabihomberamo, hakaba hari undi mukobwa Imana igiye guhita imwereka. Ba basore ariko bo kubyuma bimeze gute? Sawa, mufata ikiganza rwose umuzane. Amashyi menshi cyane. Abandi ba manudi baba kubyuma, bari abasore rero bafite ikibazo gikomeye cyane. Muramubona rero, uyu mukobwa ni uwacu ahangaha, uyu muhungu ni uwo ku itorero rya Kicukiro Sheri. Mwabonye se? Nimuhindukire murebe hariya hirya. Mwongere murebe na hariya muri Nayote, b'abasore baba baratinze kuvuga ijambo. Claude, abo basore mubabwira ati se, aho harimo batangiye kuvuga ati nashaka kubimubwira kandi. Okay,
mutambuke muze n'aha ngaha. Musore wo kuri sherera aramujyanye, musigaye murimo murareba gutyo gusa, ariko nta kundi kora aha ngaha umuntu w'umugabo. Imana iguhe umugisha. Sawa, iyi foto muyifotore, ni muyifotore. Uyu mushinga se murawemera? Mugire gutya. Sawa, mugende kwicarira. Reka rero muzana amafaranga yo kwakira korari. Giterane dufite ku cyumweru, ariko nabayafite amafaranga bayadahari ntago bya impamvu. Muyazane, hakenewe amazi, hakenewe fanta, hakenewe ibintu byinshi cyane. Muzana amafaranga yo kwakira korari ku cyumweru. Mukore mu makofi, mukore mu mashakoshi. Ko mutaza se? Kabaye ntimuzi ko ibiciro leta y'u Rwanda yabimanuye? Ubanza bizatangira. Nabonye hari nabo baciye amande batashyize mu bikorwa. Dufite leta nziza, murakoze cyane. Yego, mujye mwakira abashyitsi, murakoze cyane. Murakoze rwose, murakoze. N'umwana azanye inote, harimo amacupa 2 y'amazi. Urakoze sha. Yego, murakoze kwakira abashyitsi. Ni umuco mwiza. Aburahamu yarabakiriye, yakiramo n'abamarayika. Murakoze. Kandi iyi gahunda turayikomeza muri iki cyumweru cyose. Murakoze cyane. Namwe mubitegure, buri wese azatekereze ko dufite abashyitsi azagira icyo akora. Dusoje iri teraniro rero, reka dushimire korari Betifag, dushimire korari Nayot yaririmbye neza cyane, dushimire korari Oshutimu Benaya. Muvuge ngo Imana ibahereze umugisha. Imana ibahe umugisha. Kandi munyemerere dushimire umukozi w'Imana Shemu wayoboye neza, n'ubu ngubu iminota ikaba igisigaye. Igihe yarakishe cyarapfuye, byararangiye, ntikizongera kuzuka. Nayo muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Twagize umugisha ukomeye wo kubana n'umushumba watwigishije kandi neza, nawe kuri gahunda. Mumwerekezeho ibiganza, mumubwire ngo Imana imuhe umugisha. Azagaruke kera cyangwa vuba. Iyo bavuze vuba bari vuba nyine. Mwarimu Damascene, Imana imuhe umugisha. Abakristo mwese b'itorero rya CGM, Imana ibahe umugisha. Abashyitsi bacu, inshuti zacu, wicaranye n'umushyitsi muhereze ikiganza vuba, mubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi uzagaruke. Buri wese ariko nahereze ikiganza, unamuhagurutse, muhaguruke, turasoje. Uwo muntu muri kuwe mubwire ngo Imana iguhe umugisha. Uri ibumoso, uri iburyo. Abo muri protokole begekeye imiryango bagize vuba, baba batinze. Reka tubifurize umugisha w'Imana muri kino cyumweru. Mwese muzahahe kandi muzaronke ibyiza byose. Muzagerageza gukora, Imana izabashyigikire. Muzabone kugira neza kw'Imana. Muri iki cyumweru buri wese azahure n'ineza y'Imana. Haleluya. Uzahure n'ineza y'Imana. Ibikurwanya byose imbaraga z'Imana zizabirwanye. Imana izakurinde kurwara no kurwaza. Ukuboko kw'Imana kuzakubeho. Imana izakurwanire kandi Imana izakuneshereze. Mwakira umugisha w'Imana. Mana, turagushimiye twabaye mu nzu yawe. Uduhaye ibihe byiza kandi umugisha wo mu nzu yawe turawutahanye. Reka buri wese azabone gutabarwa kuvuye kuri wowe, kutavuye ku bantu. Turagushimiye. Abacuruzi bazacuruze kandi bazunguke. Abacuruzi uzabarinde inyatsi n'ibihombo. Abikorera ku giti cyabo uzabaha umugisha, business zizaguke. Abakorera abandi nabo uzabaha umugisha. Abadafite akazi uzabaremere ibihe byiza. Gahunda zose duteganyije uzazibemo, uzatwereke kugira neza kwawe. Urabyumvise, tugukomeye mu mashyi, turagushimiye. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.